iby'agaciro kuba twabashije gusurwa na Minisitiri w'Intebe kugira ngo tumwereke ibikorwa dukora mu kwigisha abanyeshuri n'ubumenyi ngiro tubaha kugira ngo bazabashe guhangana ku isoko ry'umurimo cyangwa babashe nabo ubwabo kwihangira umurimo. Hano rero turi ni muri manufacturing technology, abanyeshuri bigishwa gukora ibintu bitandukanye. Hari ugukora amapiyese ibyo twita spare parts z'amamashini atandukanye ashobora gukoreshwa mu nganda cyangwa he na he. Nk'umunyeshuri urangije hano ashobora kujya gukora mu ruganda runaka ashinzwe maintenance, ntabwo bizamugora niba piyese runaka yangiritse kuba yabasha kuyikorera hanyuma akayisimbuza imashini ikongera igakora. Ibikoresho bamaze gukora ni byinshi, ariko ni ukuvuga tugenda tureba iby'abaturage bakeneye mu karere. Urabona turi muri Ngoma hera ibigori, hera ubunyobwa, umuceri. Kugeza ubu tumaze gukora imashini nk'uko bazerekanye. Hari imashini ihungura ibigori, hari imashini itonora ubunyobwa. Ibyo byose ni proje tuba twaye abanyeshuri kugira ngo bakemure ibibazo abaturage bafite. Igice cy'icyuma cyose gishobora kuba cyangiritse cyangwa kidashobora kubonwa ku isoko ryo mu Rwanda, umunyeshuri wese wiga muri ishami ryacu avana ariko ubushobozi bwo kuba yagikora. Ndetse ndahamya nashidikanya ko umuvuduko w'ikigero inganda ziri kuzamukaho mu Rwanda twaba turi abakozi beza. Cyane imbaraga yo kwiga mechanical engineering nuko nabikundaga cyane kandi nkaba mbona nabishobora. Kandi ni ibintu byoroshye kuba wabikora nyine nk'umukobwa, nyine ndabikunda cyane. Kuba minisa yadusuye ni ibintu by'agaciro kuri twebwe nk'abanyeshuri, biradutera courage zo gukomeza gukora dukorana imbaraga kugira ngo tube twahangana hanze ku isoko ry'umurimo. Kuba Prime Minister yadusuye ni iby'agaciro kuri twe nk'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubutetsi, kugabura n'ibindi bijyanye n'amahoteli, ko bitwereka ko n'abantu bo hejuru badutekereza bakumva ko natwe dushoboye hari icyo twageza ku bandi. Cyane cyane nk'ubumenyi dukura mu kigo cya IPRC Ngoma bufite ireme pe, kuko ejo cyangwa ejo bundi nidusoza bizatworohera kuba twaba ababosi ubwacu. Studio yo gushaka akazi ahandi, kandi natwe tuzaha abandi akazi aho kugira dukorera abandi. Nicyo dutandukaniyeho n'abandi ko baduhereza haba uburezi muri theory even practically. IPRC ya Ngoma dufite amashami 4. Dufite ishami rya hospitality management, tukagira ishami rya mechanical engineering, tukagira ishami rya civil engineering ndetse n'ishami rya ICT. Ikibazo yarumbaje kijyanye no gutanga BTech. Ubundi impamyabushobozi zose zitangwa kubera ko zikenewe ku isoko ry'umurimo. Nk'uko mubizi IPRCs zari zifite mandate yo kwigisha abatechnologist n'abafite advanced diploma. Bitewe rero n'abakeneye ku isoko ry'umurimo ndetse n'aho igihugu cyerekera ndetse n'iterambere muri rusange, Minisiteri y'Uburezi yahinduye icyo bita Rwanda National Qualification Framework, bityo yemerera na za IPRC gutangira gutanga za Bachelor of Technology ndetse na Masters of Technology. Ni muri urwo rwego rero za IPRC binyuze muri Rwanda Polytechnic zatangiye kwitegura gutanga Bachelor of Technology. Tukaba tuzagenda tuzitangiza buhoro buhoro bijyanye n'ubushobozi ariko bijyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo.